wasanga n'uruhinja ndarana narwo. Umugabo turararana mu buriri ijoro ryose akiryamira nta kubirinduka agasinzira nk'agahinja basize amavu. Mbega icyuya. Madamu umuriki nahinze uyu muntu, niba hari ahantu imvura ihagwaga ntabwo wabimenya. Harakomeye wagira ngo ntabwo ari mu gihugu. Ejo nzasubirayo ariko Yego mugabo mwiza, nibyo kuko uba wagiye kugishakira ibyo kurya. Ese wowe ubonaga ntagukumbuye? Ejo wabyutse saa 11 za mugitondo, uyu munsi wabyutse saa 11 za mugitondo. Ukubona urukumbuzi rutanyije. ubwo kandi wasanga ari bya bintu uri kuvuga byo mu buriri. Biriya bintu ntabwo wabijya mutariye wa mugore. Niyo mpamvu nanjye mba nabyutse mu gitondo ngo njye kureba ko turabona icyo kurya. Njye nataye uburiri bwiza, nataye ibyo kurya byiza kugira ngo nshake umugabo. Naho n'uruhinja nishakiye. Ese ubona nzarera abana babiri? Nta soni ntabwo bugera. Ntabwo bishoboka, nta n'ubwo bibaho. Ariko ibyo bintu uri kuvuga bidashoboka ni ibiki? Njye nzabyuka mu gitondo ndi kujya kubashakira ibyo kurya ngo nibigera nijoro ngo ibyo bintu byo gutera akabariro ntabwo mbirimo. Nanjye ibi sinabyihanganira, ntabwo bibaho no mu buzima. Ngiye kukujyana kwa mudugudu. Ugiye kunjyana he? Kwa mudugudu. Uramenye. Ibyo bintu si wabijya. Gusa ari wowe wabyihanganiye. Kwa mudugudu natwe tugiraga akazi, umugore tutaduhembaga, tubayeho neza. Use mwarimu yambwira iki? Mwarimu wamuhembaga ku kwezi, njyewe yanjye nyajya buri munsi sinarara icyo shambeyeho neza. Sinkiyi nyete nk'uyu nguyu ku rubanza ngo kwa mudugudu natwe baratugoraga. Umugabo nakina mu mariraga, ariko ngiye biriya bigora ngiye kujyana ndaza mbikora ku kazi abo babaye barakora. Ngitugire n'ubundi nakundi n'ahandi mu mudugudu bazankura ari icyo nakoze. Bagiye umunsi ndarikura hera, ariko uyu nguyu ndarimukuramo nubwo ari mu mafuti, ngomba kunsomya uyu munsi ndarimukuramo ikesi ndayimuca. Ujyanye mu buyobozi wa kamere. Uyu munsi ndaribona noneho ararimba. Uriya mudugu Icyo kibazo wowe n'umugabo ko mumbyuki. Mudugu uzi ikibazo mfite njewe. Uyu mugabo dufitanye ikibazo gikomeye cyane. Uyu mugabo nta kintu amariraga mu buriri. Tugiraga mu buriri akisinzirira nk'agahinja. Nta kintu akoraga. Niba ari umugabo, nimba ari ingigwa mugabo, namwe mumbwire uyu mugabo nimba ari muzima cyagwaye. Naho narumiwe. Kwa mugabo wowe umuntu umugabo ibyo bintu nibyo. Bwana muyobozi, uyu mugore arandeshera. Banabyutse mu gitondo kujya kumushakira ibyo kurya. Nkavayo naniwe, none ibyo bintu ari kumbwira byo gutera akababiri irongeye nabishoboye. Banananira n'ubu ngubu ahubwo Bwana muyobozi rero. Iyo turyamye mu buriri ukora akadema, niwe utabigira mu bushake. Ariko si wa mugore mwibarize. Uyu mugabo wawe ni kwa mushata ameze. Ese nijoro ukoraga kuri demareri ukumva kudemara, imashini irakoraga igeze ikoraho na rimwe wenda nibura wa mugore we. Sinabiva mu wa mugore we rwose mba nananiwe pe. Ubwo rero ibyo bindi ntago nabijyamo. Ndikubize ngegera. Ndango muri gufita imada. Sinabikubwiye. Ni umugabo wawe. Yego, ngoyo ni umugabo ra. Gusa umuntu agiye kugushingira ingegera kuko mana yanjye. Rebera. Reba uyu mugabo banshingiye. Mada ibibazo muraga nabyo kenshi. Abagabo benshi bameze gutya naga ari wewe. Ariko wowe wamenye ubwenge kwa waje kwa mudugudu nkanjye, uza akazi kose, uzi ibintu byose. Icyo kibazo tugende nyiteho. Icyo kibazo tugende manze nyikwitireho, ucyo kumeze n'ikibazo cyakimwe. Umva wowe ngaho ugendere mu kazi kawe, ugende ujye kwitwara ibishingwe byawe nta kibazo. Ngo mudugudu ugiye mu biki? Genda manze muke muri iki kibazo ariko icyo utakoze.